Bakunzi bacu nongeye kubasuhuza mukaba muri kumwe nanjye Nsanzimana Alex kuri YouTube TV. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira ati ese ni gute nagabanya ibiro cyangwa ni iki ngomba kumenya kugira ngo ntakaze ibiro mu buryo bwiza kandi bufitiye akamaro umubiri wanjye. Mbere na mbere watangira wibaza ese kugabanya ibiro ni iki? Ubundi kugira ngo umuntu agabanye ibiro ni ukugabanya ibiro. Kugabanya ibiro biri mu buryo bwinshi cyane. Ushaka kugabanya ibiro ugabanya ibinure gusa, ushobora no kugabanya ibiro ugabanya ibinure n'inyama ndetse n'uburemere bw'amagufwa. Ibi ngibi byose nabyo bishobora kuba mu buryo bwo kugabanya ibiro, ariko icyo tugiye kureba aha ngaha muri make ni ukugabanya ibiro tugabanya ingano y'ibinure biri ku mubiri wacu, ariko inyama cyangwa n'amagufwa nta kibazo, nta ngaruka bihuye nazo. Rero kugira ngo ugabanye ibiro burya ni uko haba habayeho icyo twita muri make ni uko umubiri wawe wawukoresheje ibintu byinshi cyane, ukoresheje imbaraga nyinshi cyane kuruta izo winjije. Urumva nimba winjije imbaraga nkeya, sibyo? Mu byo winjije imbaraga nkeya, umubiri wawe ugasaba ko uri gukoresha nyinshi cyane, bigenda bite? Aho ngaho bishobora kugufasha mu kugabanya ibiro. Umubiri iyo ubuze aho gukura izindi mbaraga, icyo ukora ni icyo, uragenda ugatwika ibinure byari biri ku mubiri, warangiza ugakuramo izo mbaraga zindi ukeneye. Urumva wa muntu we, nimba ushaka kugabanya ibiro, n'aka ngaka ni akantu ugomba kumenya cyane cyane, ubundi tugakomezanya. Hari amakosa menshi cyane abantu bakora, cyane cyane abamama bakora bakayakora buri gihe, ariko nta kintu na kimwe yabamarira. Icya mbere, ikosa rya mbere bakunda gukora harimo kunywa amazi menshi. Kunywa amazi menshi nta kintu bizagufasha. Icyo bizagufasha, kunywa amazi menshi ni byiza, ariko ntabwo bizagufasha mu kugabanya ibiro cyangwa ngo mu kugabanya ibinure ku nda. Njya mbona abamama benshi babikoresha. Irya kabiri, kunywa amazi ashyushye. Byose ni kimwe, nta kintu bizagufasha. Irya gatatu, kunywa amazi arimo indimu. Ibyo byose nta kintu byagufasha, kereka mu gihe wamenye iryo banga turi burebere hasi uko ukomeza ureba video. Irya kane, gukora siporo. Yenda kubyumva, gukora siporo bishobora kugufasha kugabanya ibiro, ariko ukoze siporo nanone ukagenda kuko siporo icyo zigufasha, nimba ukoze siporo umubiri wawe hari imbaraga nyinshi watakaje uri muri siporo, ni ugufata ukoze amakosa ukagenda ukarya ibiryo byinshi cyane, cyangwa ugafata imbaraga nyinshi cyane, ibiryo byongera imbaraga nyinshi cyane mu mubiri wawe kuruta izo watakaje muri siporo. Nta kintu uhinduye, ugiye gute? Urabyibuha. Ahubwo nakuvuga ko izi mistake abantu bagenda bakora, cyangwa ayo makosa mvuze aho ruguru bagenda bakora, ashobora gutuma ukomeza kubyibuha. Kuko nko kunywa amazi bishobora gutuma byongera, nyine bituma ushonja vuba, nk'uko mubizi mu buryo bworoshye, bituma byongera apeti cyangwa bituma usonza vuba. Nimba ushonje rero, ikibaho ni iki? Urarya. Iyo ushonje urarya kandi ukarya byinshi cyane, icyo gihe bituma bigira gute? Bishobora kuba byakongera ibyago byo kongera ibiro. Siporo nazo iyo uzikoresheje nabi cyane, bishobora gutuma wongera ibiro. Siporo, ujya muri siporo bikongera apeti, ukumva ukeneye kurya. Ubwo urumva rero ugize ute? Iyo uvuye muri siporo ukarya ibintu byinshi cyane, bigira gute? Byatuma wongera ibiro. Rero ikintu ugomba kumenya kugira ngo ugabanye ibiro, cyangwa mu ngingo yo kugabanya ibiro, harimo ikintu cyitwa umusemburo witwa insuline. Uyu musemburo ni ingenzi cyane kuko niwo utuma wongera ibiro cyangwa ubyibuha. Tudatinze mu magambo, watangira wibaza ubundi insuline ni iki? Uyu ni umusemburo usohorwa n'igice cy'umubiri, cyangwa na organe iri mu mubiri yitwa impindura. Uwo musemburo rero icyo udufasha gukura isukari mu mubiri, ukawinjiza mu turemangingo kugira ngo isukari ikoreshwe cyangwa mo kimwe, ndetse n'ibintu byose bikenewe kugira ngo umubiri ubeho, kimwe nka poroteyine cyangwa ibyubaka umubiri byose, kugira ngo bigende bite? Umubiri ubikoresha. Ikindi kintu ukora ni uko uhindura ibyo bintu. Iyo byabaye byinshi mu mubiri, ibihinduramo ibinure, ukagenda ubibika ku mubiri ku bice bigiye bitandukanye, harimo mu nda mo imbere, mu nyama zo mu nda, harimo mu mwijima, harimo ibi binure biri ku mubiri bigenda mubona biri ku mubiri. Ibi byose ako niko kamaro nyamukuru ukora. Urumva rero iyo uri ibintu byinshi bituma uyu musemburo usohoka, cyangwa
ikibazo cyatuma umusemburo usohoka cyane, byakongerera ibyago byo kugira ngo ubyibuhe. Rero ngibi ibintu ugomba ibintu bituma umusemburo uba mwinshi mu mubiri wawe. Icya mbere ni ukurya ibintu bitera imbaraga, ibintu byinshi bitera imbaraga, amasukari, imyumbati, ibijumba. Ese ujya wibaza impamvu umugore wo mu cyaro usanga yirira, cyangwa abantu bo mu cyaro ugasanga umuntu yirira ikijumba cye, yirira yigweneshereza n'amazi, cyangwa ariko ugasanga ni umusore cyangwa afite ibiro byinshi cyane. Wakibaza impamvu. Icya kabiri harimo kuryagagura. Kuryagagura muri kuvuga ngo ntabwo ari ukuvuga ngo rujya mu nkono, ahubwo ngaho za shikarete, sibyo, za bombo, uturindazi twa buri kanya, ibi bintu byose ni ukuryagagura. Ubundi kugira ngo umusemburo, iyo uriye inshuro zirenga 3 ku munsi, buriya ugira gute? Urasohoka, umusemburo uravubuka mu maraso, uba ari mwinshi cyane. Rero turi kugendera hamwe. Ikintu ugomba kumenya ni uko iyo uryagaguye nyine umusemburo ukaba mwinshi cyane. Ubwo bombo uri kurya, ubwo bushikarete, sibyo, kwa kundi uvuga ngo ndi kurya utunyobwa, ndi kurya iki, ibintu byose ugenda wiyongera urya buri kanya inshuro nyinshi cyane, nibyo twita kuryagagura. Bikaba bigira gute? Bituma umusemburo uba mwinshi, bikakongera ibyago byo kuba wabyibuha. Ikindi cya gatatu, kurya ibiryo byinshi. Iyo uriye ukarya urusane rwinshi cyane, uyu musemburo nawo uba mwinshi cyane, kuko uba ufite akazi kenshi nyine bukore. Rero ibintu ugomba kumenya byagufasha rero kugira ngo unanuke, ni ukugabanya uwo musemburo mu maraso. Kugabanya ibintu rero byagufasha kuwugabanya mu maraso, ni ukwirinda cyane kurya ibyo ibintu bitera imbaraga byinshi cyane, ukabigabanya. Wenda nimba uri kurya nko ku isahani, wenda ukagerageza wenda ku isahani hakaba hariho wenda nka 30% y'ibiryo y'ibitera imbaraga. Mu bitera imbaraga rero, njya mbona ibintu bikunda kuba ku bantu benshi cyane, birananira bigatuma badatakaza ibiro. Harimo ikintu cy'imirire cyane cyo kutamenya ibintu bitera imbaraga. Usanga umuntu bamubwiye ngo agende yirinde ibintu bizajya bituma yite ku mirire ye, ariko ugasanga ngo ngewe ngo nirira imyumbati gusa, ngo nirira ibijumba gusa, ngo nirira umuceri gusa, ngo ariko sinyirya imigati, sinywa na fanta, sinywa n'inzoga, ariko ngo kunanuka byaranze. Byose ni kimwe, habe iyo migati, habe ibyo bijumba, habe iyo miceri myinshi cyane, ibyo byose birimo amasukari. Bigira gute? Bituma uwo musemburo uba mwinshi mu maraso. Icyo ugomba gukora ni ukugabanya ingano y'iyo sukari waryaga, kugira ngo ugire ute? Kugira ngo umusemburo utaba mwinshi cyane, none bitahita bituma ubyibuha nyine, cyangwa ugenda ubyibuha. Urumva rero n'ikindi ugomba kumenya, kuryagagura nabyo ugomba kubyirinda kugira ngo umusemburo udakomeza kuba mwinshi. N'ikindi ugomba kwirinda kurya urusane rwinshi cyane. Ubundi bushakashatsi bwerekanye yuko ubundi iyo ufashe ibintu bitera imbaraga, tuvuge wafashe umureti, umureti uvanze n'ifiriti, byagaragaye ko ni ufata mu maraso yawe hajyamo insuline yakagombye kujyamo irikuba, iba nyinshi cyane kuruta kurya amasukari gusa. Urumva rero ko ibintu byo gusnakinga, mwa basore mwe namwe mwa bakobwa, bikongera ibyago byo kuba wabyibuha cyane. Ubundi reka nkubaze, ujya wibaza impamvu abakobwa benshi b'abarokore, cyangwa abantu b'abarokore, cyangwa abantu bajya mu masengesho kenshi cyane, nta kibazo cy'ibiro bajya bagira? Ako ni akabazo. Aho ngo nta yindi mpamvu uriya abantu bajya mu masengesho cyane, impamvu badakunda kugira ibibazo by'ibiro byinshi cyane, nta kindi, ni fasting. Wakibaza icyo ari cyo? Fasting ni igihe umara umubiri wawe, cyangwa igihe umara utari kurya. Fasting abantu benshi bakoresha, hari nk'iy'amasaha, wenda hejuru y'amasaha 12 utararya. Kumara hejuru y'amasaha 12 utararya, ibyo bintu bishobora gutuma ubuzima bwawe buba bwiza, bikagufasha kugabanya ibinure byinshi ku mubiri. Ni ukuvuga rero, iyo fastinze umubiri wawe uburaho ukura imbaraga, uburaho ukura ibintu biwutunga.
nuko rero umubiri wawe uza ukora ibintu biwutunga, icyo ukora ni iki? Uragenda ugakora muri bya bindi wabitse, hari umusemburo witwa glucagon, icyo ugenda ugakora, uwo musemburo uragenda ugatwika bya binure n'ibindi bigiye bitandukanye cyangwa n'ibintu bidafite akamaro mu mubiri, ukagenda ukabitwika ukabikuramo iki? Ukabikuramo ibintu bifitiye akamaro umubiri. Urumva rero gufastinga bishobora gutuma ugira gute? Ugabanya ibinure cyangwa unanuka. Ikindi aricyo cya nyuma ukwiye kumenya ni ikintu cyerekeye kuryama. Ubushakashatsi bwerekanye yuko abantu bataryama cyangwa baryama nabi mu kavuyo, aribo bantu bakunda kugira ibibazo byo kubyibuha cyane cyane. Kandi namwe murabizi kuko abana bakunda kuryama, nk'urugero abana bakunda kuryama amasaha menshi arenze 7, akenshi usanga ari ba bana banyoroye, ari ba bana bakura bameze neza bafite n'imbaraga, nibo bakunda no kumenya ubwenge mu ishuri mu bana. Ariko ugasanga wa muntu uryama amasaha 4, uryama amasaha 4, 3, 2 cyangwa aryama mu kavuyo, ugasanga araryama yumva ibiradiyo, aryama yumva iki, akenshi usanga abo bantu bari muri ubwo buzima nabwo ntabwo bananuka cyangwa bakunda kubyibuha. Ibyo ngibyo nabyo ni ikintu ugomba kumenya, ko kuryama hejuru y'amasaha 7 ari ibintu byagufasha mu kugabanya ibiro, ariko ukaryama ute? Ukaryama mu mutuzo nta kavuyo gahari. Ushaka kumenya amakuru menshi cyane ku byerekeye izi ngingo cyangwa ku bintu byerekeye ubuzima bwawe kugira ngo ubeho neza, wakora subscription, ugashinga video zacu, ukanakora notification kugira ngo ujye umenya amakuru menshi cyangwa ujye umenya video yacu nshyashya yageze kuri iyi channel yacu. Mukaba muri kumwe nanjye Nsanzumuha Alex, nawe utaha.